nzi icyo ntazi ntabwo nzakikubwira, manitse ibiganza ejo n'ejo bundi atazagira umuntu ugira ikibazo agira ati jyewe ni runaka no ndarahiye dore bakarabye imbere, jyewe sinzigera nari mu bintu mbikora. Impamvu ngiye gusesa rero bikorwa muri cya gihe wumva udakeneye sex nyine hari uburyo uba wumva utabikeneyemo, ukumva nyine ntabwo ushaka gukora sex, ukabwira umugabo wawe ati sheri wanjye reka ngufashe kubera yuko ndi kumva ntashaka kurongorana cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina, noneho warangiza ukavuga uti reka ngufashe, ukamufasha ukamusisa. Icyo gihe rero uburyo bikorwamo, ufata igitsina cyawe cy'umugabo wawe ukagitamira mu kanwa, ukazajya nyine usa nk'ukirigata, ukinyunya, ugikurura, ukiryohereza mu kanwa kugira ngo kibashe kugira gute gusohora. Ariko impamvu nzanye iyi nyigisho nuko harimo umuntu wanyandikiye ambaza ngo ese nagira ngo buriya nshobora ngo gusisa ngo umugabo ariya macandwe nkayamira, no ngese ngo nshobora ngo no kuba uko nabonye ngo abazungu ngo bamira ari amasohoro nanjye nayamira, no iyo niyo mpamvu ngaruye iyi nyigisho kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Ntago buriya abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo isoni zirisha uburozi, kandi koko ikintu cyose abanyarwanda bagiye bavuga cyari ukuri. Isoni zirisha uburozi, aho zirisha uburozi rero dore ni hano. Ushobora kuba uri gusisanya n'umugabo wawe ukagira isoni zo kuvuga ngo ndacukira, arabifata ate? Bagabo namwe munyumve pe, mu buhora abagore banyu najya nagusisa ujye umubwira ngo cwira, acwire, sibyo? Acwire. Noneho ushobora kuvuga ngo njye sindi bucwire ngo kubera isoni, kiriya gitsina cy'umugabo wawe cyagiye kunyara, wenda nticyajyanye n'amazi ngo kikarabe kisitanje. Buriya mboneraho no gushishikariza abantu muri rusange, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umukobwa, waba uri umusore, ibyo simbizi, waba uri umwana, waba uri iki, icyo nakubwira ni uko abantu mwese muri rusange ndabashishikariza kujya mukoresha amazi. Nujya muri toilette ukoresha amazi, nuvayo ukarabe mu ntoki zawe, uhorane isuku. Niyo waba ugiye kunyara ukoresha amazi, sibyo? Ukoresha amazi, ukoresha amazi. Niyo waba uri umugabo ujyana amazi, niba ugiye no kunyara unyare, numara kunyara cyangwa se usobe, ajya abagabo babyita kwihagarika wihagarike. Numara kwihagarika ufate igitsina cyawe ucyoza, gihorane ubuziranenge, gise neza. Ariko uko cyaba gisa kose ntago umugore yemerewe kukirigata cyangwa se kugisisa atabanjije kugira gute, atabanjije gucwira. Ajya acwira mu gihe ugisishije ukumva mu kanwa huzuyemo amacandwe, gicwira. Ntago uba wemerewe kuyamira. Biriya bintu babwiye bitera za kanseri, bitera ibibazo byinshi cyane, byinshi, ama infection, ibiki, bitera umwanda mwinshi cyane mu mubiri wawe. Niyo mpamvu rero tutemerewe kwimira. Ikindi yarakomeje arabaza ngo ese umuntu ashobora kuba yamira ayo masohoro? Jewe ku ruhande rwanjye nababwiye ngo ikintu ntazi sinzigera nkikubwira, nta nubwo nzigera nkivugaho. Ikintu ntazi neza ni ukuvuga ngo nzakubwira icyo. Buriya amasohoro tuzi ko ari meza pe, agira intungamubiri nyinshi, nubwo abagore benshi twaje gusanga tugasanga amasohoro batayakunda. Ese wari uzi ko hari igihe umugore akwima igitsina cyangwa se akakanga ko mukuru imibonano mpuzabitsina kuko adashaka kumurangirizamo, ariko uramutse umubwiye ngo ndakoresha agakingirizo yahita aza yirukanka. Hariho abagore bateye gutya, twagiye tuganira n'abagore benshi batayo, ari nk'uko bemera kuza kuri kamera, byaba ari sawa cyane, bajya bababwira ubuhamya. So ibyo ngibyo reka tubitaruke tugende. Wari uzi yuko bari abazungu twe tureberaho tukabagira abarumodo bacu? Ntago ari sawa, ntago ari byiza. Abazungu bafite strategy nyinshi zo kugira ngo bice abayirabura. Mari mbabara atagira umuzungu usa konyumva nyine babagirire tundi tuntu tutari twiza, tuntu tw'ubugome. Burya baratugira bamwe na bamwe, ntago ari bose,
kuko hariho abazungu basenga bazi Imana, bazi ko iyi si n'isaha n'isaha bazayivaho, ariko harimo n'abazungu bagamije iyo bari gukora ibyorezo bagira ibiki byose, ubwo wumva ibyo bintu ari sawa. Bivuze ngo rero nawe niba warabonye hari nk'umuzungu uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umusheri wiwe, yarangiza ukabona amusohoreyemo aramize, nawe ukumva wabikora. Bari abazungu baradushuka, baragenda bakabanza bakikingira, bakaba bamira iyo myanda yose ntibagire icyo baba. Ngende kukubwira ngo ejo bundi nabonye porono ndikanga, umuntu bamutegeka kwibanza kwituma, amaze kwituma bamutegeka kuyarigata. Ibaze vraiment, muri kubyumva ibyo bintu? Abazungu bagira umutima ntazi ubwoko bwabo, bamutegeka kuyarigata amaze kuyituma, arabikora. Ariko byumvikane ko twebwe dushobora kwibona tukabikora, ariko bo hari ikindi kintu baba babanje kuproteje ubuzima bwabo, baba babanje kuburinda, bakabanza bakagira ibishinge bitera cyangwa se imiti babanza kunywa, bikagenda bikarinda bya bintu ntihagise kugira ingaruka zindi ziza. Wabona ari kunywa iyo masohoro nawe ugati ngenda nzabikora. Amasohoro ni meza, ariko aba meza aciye mu gitsina kuko niho Imana yayaremeye, kagomba kunyura. Ahandi ntabwo nge mazi, sinzanahabigisha ko simazi. Ikindi kandi hari igihe usanga nk'iyo byagenze gutya, hari porono nigeze kureba ejo bundi, nsanga umugabo ari kunyara umugore mu kanwa, aramunyarama akasama, akamunyara mu kanwa akamira. Ubu nawe bazakunyare mu kanwa umere mu by'ukuri? Ibyo bintu ntabwo byemewe, simbyemeye, kubera yuko ni ibintu bibi bidafite ahantu byakuganisha usibye kukwangiriza no kukwica. Rero ikintu nakugiramo inama nagira abavandimwe banjye muri rusange, abantu babasha kumva ururimi mvuga, aho muva mukagirana ukuri ngenda bakunda, kandi nabagira inama nzima, apana inama yo kukuganisha ku rupfu, kuko hariho ibintu umuntu akora wareba ugasanga ibyo bintu nta buzima burimo. Uzifata ugasanga umuntu arimo arakora ibintu nk'ibyo ngibyo, mu by'ukuri ntabwo byaba ari sawa, nta namwe twabishyigikira. Ibyo rero mumenye yuko niba uri gusisa umuntu ugomba kumusisa, ariko ugacwira ugashyira hasi. Noneho ntabwo wemerewe kumira aya masohoro yabo, najya ajya kurangiza ajya atashyira mu gitsina. Ikindi kandi ntagomba kwibagirwa kubabwira nuko nubwo gusisa tubibigisha, ntabwo Imana yigeze ibivugaho. Nuko byumvikana, ntabwo Imana yigeze ibyivugaho. N'ibyo abazungu bagiye bazana iterambere n'ibiki tuza kubigenzura dusanga byo nta kibazo, uramutse umusishe ugacwira ntacyo byaba bitwaye, ariko ibindi birenze kuri ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Nuramuka ubikoze uzamenye yuko uzaba uhuye n'ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwawe. Nuhura n'ibyo bibazo kandi ntuzavuge yuko ntakugiriye inama. Ubwo rero reka nkubwire ngo kora subscribe, likinga video, comment, maze tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ikomeze iguhe umugisha. Bye.